yo gukomeza kuvuga cyane bivuze kandi birabaye ariko nyabugombisi bajya kubaha rero kugerageza hano babona ko bamwe bahashobora kuba bawumenye abandi mufatanyije bari hano ushinzwe uburezi mu karere ka Gicumbi abapastori abahagarariye ibyiciro bitandukanye n'abashyitsi twatumiye ku mpamvu zinyuranye n'ibyiza aho bagusangira namwe banyakigarama bongeye kubasuhuza kandi no kubifuriza umunsi mwiza. Mu by'ukuri uretse ko bavuga ngo ariko ntashira kandi aryoha asubiremo nagira ngo nibutse ko mu myaka mike gusa iri imbere itoragire kandi ry'u Rwanda rizaba ryujuje imyaka 100 kandi muri iyo myaka 100 riri mu Rwanda nabamagaza gushimira abagize urwo ruhare cyane cyane mu byiciro bitandukanye n'iby'ubuyobozi aho gusenyereza umugore ari mu ba mbere bafashe ubuyobozi bw'iri torero yanageraga hano ushaka twavuga ko ari umusenyeri wa mbere wa hano ariko noneho by'umwihariko umusenyeri wa mbere w'idiyoseze akaba Rwaje Mesford kandi nawe akaba akiriho ubwiza amashyi dushimira Imana. Hamwe n'ibyo kandi turashima Imana ko icyo gihe Rwaje Mesford atangira abakozi bababwiye batangiranye nabo ariko turacyari kumwe na Simone nawe hari ahagarara mu mushinga aracyari kuva muri iyo myaka akaba karanyuranye kandi agakora neza nako yatangiye akora kuva yagakora imyaka maze 30 ntabwo arabuga n'urushishi kandi no mu bindi akabikora nawe rero impano Imana yahaye itorero. Hanyuma nk'uko tubizi 2011 mu kwezi kwa mbere nibwo nakomeje ikintu cyari cyaratangiwe n'abandi kandi ntabwo nagitangiye njyenyine nagitangiranye na benshi muri hano hamwe mu bwiza amashyi bashimira aho rero twatangiye dufite izo ntego twari dufite ni intego ebyiri nkuru zo kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo hanyuma no guharanira imibereho myiza y'abantu. Twatangiriye gufasha uburyo bwihuse ubwo diyoseze itangira twari turi nanone mu bihe by'urugamba rwo kubohoza igihugu aho abantu benshi bari baravuye mu byabo. Rero twatangiye kubafasha icyo cyiciro kimara imyaka myinshi yakabakabye 10 kuko twatangiye iterambere rirambye mu mwaka wa 2001. Bityo rero mwivugabutumwa twakomeje iyo ntego yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko dushimangira cyane inkuru nziza Kristo yivugiye muri Luka 4:18-19 aho yaje kubohora abantu bafite ingoyi zitandukanye ari abahumye amaso n'umutima ari abapfuye amatwi y'amaso agaragara inyuma n'ayo ku mutima ari abarwaye indwara zitandukanye abo bose yaje kubabohora ariko atangaza n'imbabazi z'Imana ku muntu wese. Ibyo nibyo dukomeza kwamamaza tukabikora dukomeza kurera abigishwa ba Yesu Kristo mu buryo butandukanye kandi noneho bikajyana no komora imitima y'abantu bikajyana no guharanira imibanire myiza hagati y'abantu n'abandi. Urugamba rugikomeje tugisabamo buri wese kugiramo uruhare kuko burya umuntu ngo ni mugari umuntu ni mwinshi rero tugomba gukomeza guharanira iyo mibanire myiza tugahera mu ngo tukajya mu baturanyi tukagera no hirya aya makimbirane izi nzangano aya mavangura abo biyahura abo bicana n'abana b'Imana n'abavandimwe bacu mureke dukomeze twongeremo imbaraga zo kugira ngo abo bantu babohoke.
ishami rya kabiri dukoreramo ni ibijyanye n'imibereho myiza igira ibice bitatu. Hari igice cy'imibereho myiza n'izina twita sosiyali. Iyo mibereho myiza yitwa sosiyali dukora mu mashuri, bivuze dufite amashuri arenga 30, dufite n'amavuriro atandukanye. Hanyuma hakabamo no gufatanya mu buryo bwo gufatanya hagati yacu umuntu akeneye n'icyo abura n'icyo yifuza n'aho ari, ikimbamutima ze n'ibyangombwa by'ibanze byo mu buzima, turafatanya tugashorana, ufite icyo abuze tukamufasha. Hanyuma ibyo bijyana no kureba ko dufite ibyangombwa by'ibanze byo mu buzima. Hari ubwiherero, hari ibikoresho byo mu rugo, hari igikoni. Ibyo ngibyo nabyo tukamenya ngo ni inshingano zacu nk'abakristo ko umuntu afite ibyangombwa by'ibanze byo kubaho, ntiduhore turwana no kugira ngo ubwiherero ntabwo, isuku ntayo. Ibyo rero nibyo nabyo biri mu nshingano zacu, kandi tuvuga ngo iyo suku nayo ibeho ku mubiri, umutima, n'aho dutuye mu ngo wacu no mu baturage. Hanyuma kandi tukibuka ko nanone muri iyo mibereho myiza tureba n'amacumbi dutuyemo, ariko tunareba noneho n'amacumbi y'abapastori hamwe n'inyubako nk'izi z'urusengero. Ibyo byose ni ibijyana n'icyo kintu twita kidufasha kugera ku mibereho myiza. Iyo mibereho myiza kandi nanone irimo akandi gace ka gatatu kitwa kwihaza mu biribwa, aho dukora mu buhinzi n'ubworozi dutanga ibyangombwa n'ubufasha. Hari ibyangombwa by'ubuhinzi, hari iby'ubworozi, harimo imbuto, harimo amatungo, harimo amafumbire n'ibikoresho. Ibyo byose turabitanga kugira ngo abantu bashobore kwifasha kandi dukomeze gutera imbere. Dukora no mu iterambere ry'ubukungu. Iterambere ry'ubukungu ririmo ibyiciro bine. Harimo icyiciro kijyanye n'ubucuruzi nyirizina, harimo y'amazu twubaka, ariko harimo no gushyigikira abacuruzi bato n'abakuru, nabyo tubifite mu ntego kandi zikomeje. Harimo kwizigama no kugurizanya kugira ngo abantu bashobore kwirwanaho. Harimo gukorera mu mashyirahamwe n'amakoperative. Hanyuma hakabamo no kujyana kwiga ibijyanye n'ubukorikori kugira ngo abantu bashobore kwihangira imirimo, bashobore kubaho neza, ibyo kandi ni urugamba rukomeje. Hanyuma dukora no mu bijyanye n'imiyoborere, imibanire myiza n'abandi, aho tubana n'indi miryango yigenga, ari iyigenga nyirizina, ari iyigenga ishingiye ku myemerere. Iyo turakorana. Hanyuma kandi tugakorana n'abaterankunga bandi batandukanye, by'umwihariko tugakorana neza n'inzego za leta. Hanyuma niyo mpamvu dukomeje gushimira izo nzego zose dukorana, cyane cyane nk'uko mwabibonye uyu munsi twashimiye abakristo bahagarariye abandi. Bongere bahaguruke muri za bose, twongere tubashimire. Babandi batatu baturutse mu yandi maparuwasi, bongere aho bari bahaguruke, bongere mu za bose tubashimire. Imana yacu tubayumvisha, mukomerezaho, ariko namwe babwire. Ntabwo kuba twashimiye ababivuga ko abandi hari icyo twabanenze. Ni igipimo, ni urugero twafashe. Namwe ibyo mukora hirya no hino murabizi, tubiha agaciro, bitugirira akamaro gakomeye, kandi n'umuganda n'umusanzu ukomeye. Tukaba tubabwira ngo ntabwo mwibagiranye, kuko byari ntabwo ari byabayeho ngaho gusa, ahubwo namwe mukomereza aho ngaho. Ibyiza biri imbere cyane ko gukorera Imana nta gihombo kinini. Twese dukomeze rero dufatanye kugira ngo dukomeze gukorera Imana. Imana izaduhemba. Bajya n'abanyakigarama by'umwihariko, abanyakigarama babashimiye, turacyabashimira, tubabwira ngo inyubako ngiye twayibona. Icya mbere muyiteho, murayitaho mu buryo butatu gusa bworoheje. Icya mbere kugira ngo iyi nyubako igire agaciro, ni uko muzamo mufite roho nzima, ni uko muzamo mufite imitekerereze myiza, ni uko muzanamo imitima. Niyo waza ufite umutima urwaye, ukaza uje gushaka Imana, ukaza uje gushaka amahoro ya mugenzi wawe, ukaza uje kuba
umuhanzi cyangwa se uhabaga amahoro. Matayo igice cya 5 baratubwira ngo hahirwa abanyamahoro ko nabo bazayahabwa. Rero ikintu gikomeje ntabwo uvuga ko gitangiye cyangwa ko gisigaye. Ikintu mugiye gukomeza mushyiramo imbaraga ni uko ingoro ya Nyagasani, inzu y'Imana, muzayikoresha ibyo yagenewe, ariko icya mbere ni uguhesha umuntu amahoro yo mu mutima. Icya kabiri ni ugutuma abantu bagira ubusabane n'Imana, bagasabana nabo hagati yabo, hanyuma imbuto zivuyemo zikagera mu Rwanda. Matayo 5:13-14 baratubwira ngo muri umunyu w'isi kandi mukaba n'umucyo w'isi. Ndagira ngo umucyo mujye muza hano mukongeze mufateho mwinshi, hanyuma nimusohoka hanze babone ko mwavuye mu rusengero, babone ko muri umurongo wa 16 w'igishura rwabo, maze bahere ko babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza so bajye babona ya mirimo myiza. Rero niwo mukoro mugiye gukomerezaho, niwo mukoro dushima kandi dushimangira yuko bigiye gukomeza kubabera umugisha n'amahirwe mu byo mukora byose. Hanyuma hari abarobanuwe nabo turababwira ngo naboneka yabahamagaye nahari twebwe ibyo twakoze ni ugukora inshingano zacu, kandi inshingano twakoze twazibwiwe n'amabwiriza ya Bibiliya y'Imana n'ay'itorero. Munyuranyije n'ibyo byose mukanyuranya n'umugambi w'Imana, mukanyuranya n'amabwiriza y'itorero, n'ubundi natwe batubwiriza kubera ku muryango usohoka. Turabasaba rero ko ibyo mwarahiye ngatangira kamera nyinshi zigiye kujya zibareba, zifite n'utuntu dufata amajwi, zifite n'udusesero, mujye muziha amashusho ya nyayo, mujye muziha n'amajwi ya nyayo. Mutangiranye n'ibitabo bibumbuye bigiye kwandikamo. Hari ibya hano ku isi bazabandikamo, ariko hari n'igishuru bazabandikamo. Ndabasabira ngo hazandikwemo, muzakorere kwandikishamo ibizabahesha itike hano muri iyi si, bikazabageza mu mugambi w'ijuru. Nta bindi byinshi narenzaho, ni ukubifuriza amahoro n'umugisha w'Imana. Hanyuma nkaba nagira ngo mu by'ukuri nari ku musozo uvuga ngo icyo duharanira ni ubuzima bwuzuye Kristo yatuzaniye. Yohana 10:10 baratubwira ngo nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo tubone bwinshi. Uru rusengero n'andi maparuwase yose ndabasabira kugira ngo tuzabonemo ubugingo bwinshi, tuzabonemo ubuzima bwuzuye. Hanyuma muri ibyo ngibyo bigakomeza kutubwira ngo tugomba gukora duharanira icyatuma buri wese agira amahoro bisohoje inshingano ze, bigatuma dukomeza gucunga neza ibya rubanda twahawe mu itorero aho turi hose, bigatuma kandi dukomeza gukorera mu byiciro nka Kristo no kubw'Imana kandi inshuti za Yesu. Ibi byiciro twasabye tugisaba, turacyabasaba ngo nimubikorere. Ibi byiciro dufite ibyiciro by'abana, dufite ibyiciro by'urubyiruko, dufite ibyiciro by'abategarugori bari muri Fathers Union, dufite ibyiciro by'abategarugori bari muri Ebenezer, dufite ibyiciro by'abagabo bari muri Fathers Union, dufite ibyiciro by'abakambwe, abasaza n'abakecuru. Ibyo byiciro tubikomeyeho, hanyuma bigaherekezwa bigasozwa n'icyiciro cy'amatorero shingiro. Umuntu utari muri kimwe muri ibi bikorwa ntabwo ari umwigishwa wa Yesu usengera muri Anglikani. Ibyo byiciro ikintu kimwe cyangwa se bibiri byoroheje gukuramo ni uko ibyiciro icya mbere ibyiciro biguha agaciro, bikaguha ijambo, bikaguha n'ibyiringiro by'ejo hazaza. Nicyo dushaka mu gusa nta kindi. Ubonamo ijambo ukabona uruvugiro, uhabwamo agaciro, ariko ugahabwa n'ibyiringiro by'ejo hazaza bituruka mu bikorwa ufatanya n'abandi, bituruka mu bufasha duhuriramo twese,
n'ubw'Imana izana kugira ngo bya by'umwuka n'iby'umubiri tubyubake kandi bidufashe gukomeza urugendo tujya imbere duce muri iyi si twebwe tuzagenda mu bugingo bw'iteka. Bityo rero ntabasoza avuga ngo turacyasabwa nk'uko intego y'umwaka ivuga dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, dushake ibiteka bigishoboka twabonwa tumwambaze akiriho, hanyuma dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Bya bintu byose dutwara umwanya amanywa n'ijoro ntabwo ari byo by'ibanze, icy'ibanze ni ubwami bw'Imana. Isaya 55 umurongo wa 6 na Matayo 6:33, iyo mirongo mwizirikane niyo mpamvu bahaye, hanyuma ibyo bizatuma tubona bidushoboza kuba abantu beza, tubeho neza, tubane neza, hanyuma tuzabone n'ubugingo bw'iteka. Dukomeza soza shimira nanone kuko natangiye shimira ibyiciro bitandukanye, shimira inshuti zacu zitashoboye kuboneka kuko ibihe turimo, shimira imiryango dukorana itandukanye, shimira abakristo ibyiciro bitandukanye, shimira abapastori mu byiciro n'ingeri zitandukanye, shimira kandi abanyakigarama abapastori bayoboye by'umwihariko uduwine uhari uyu munsi, hanyuma nkabagira ngo shimangire soza shimira ubuyobozi bwite bwa leta. Kandi ubuyobozi bwite bwa leta iyo tuvuga ibigwi by'imikoranire dufite byinshi dushingiraho, dufite byinshi dushimiraho Imana, ariko dushima ko yanaduhaye ubuyobozi bwiza, ari nayo mpamvu niba abashinzwebikorwa dushimira kuba mwabanye natwe, dushimira ibikorwa dukorana namwe ubwanyu, tuba tugomba kudushimirira ubuyobozi bw'akarere bwabatumye nk'uko bisanzwe, kandi nabwo bukaba buzirikana imikoranire, natwe tukaba tubizeza gukomeza iri reme ry'uburezi dusabye mu izina ryari hano. Natwe turabizeza ko tugiye gukomeza kongeramo imbaraga, iri shuri rikarushaho kunoga. Nahoze nizeye kandi ntegereje ko abantu bose bari bubashimire ko mwaduhaye, mwatwemereye ko tugiye gufatanya kubona cya cyiciro gikurikiyeho hano. Mbona abantu bataha kugira ngo ntibabishaka, niba nibo batakibishaka nibakomeze bikomereze bifungane. Rero twiteguye gukomeza gufatanya kandi tukongeramo imbaraga zishoboka. Amahirwe twagize kubona iki kigo cy'imyuga, ibyo mwadusabye biroroshye kandi natwe tubifitemo inyungu. Abanyakigarama ntabwo mwajyaga mwibaza uko muzabona amafaranga, none se amafaranga uko bababwiraho muzayakura, ubutaka bukaba buhari, ubukigura n'iki amashyi yanyu niba mudashoboye no kuyahingisha n'imana. Nizera ko ibyo nabyo dufatanyije, hari ishami rya mbere rishinzwe iterambere harimo n'iby'ubuhinzi, kandi aha ngaha twagiye tuhateganya kenshi, cyane cyane ko ni hamwe mu hantu dufite ubutaka twagiye duteganya kuba twagira igikorwa ntangarugero dukoramo. Nawe rero nibwira ko nabo dukorana muri biro icyo cyifuzo n'izo ngamba tuzafatanya na paruwasi ya Kigarama, hanyuma ibi natwe bikatubera umugisha, ahubwo atari uko mwakivuze gusa, ahubwo natwe tubibonamo inyungu kandi dusubiza ibibazo natwe dufite mu gace kacu muri uyu murenge wacu. COVID-19 ntabwo twakagombye kuba tukibwirwa, ariko nta nubwo twakagombye kuyikerensa, kuko murabona ko igenda aho yatangiye yagiye ihindura amayeri. Rero turashyigikira, turemera, turakira iki cyifuzo yuko buri wese uri hano ari nk'umwe ya mugenzi we, ariko abanza kuba ku gipimo cy'impinduka kugira ngo tube intangarugero, hanyuma dufate izo ngamba, rero tudasubira muri za guma mu nzu na guma mu rugo, ubuzima bukongera guhagarara. Kandi cyagaragaye n'uko iyo umuntu yirinze akarinda na mugenzi we,
birashoboka ko mushobora kuba hano mwarize inkiko cyangwa imbago cyangwa se umuntu wese yirinze ushobora kwirinda ntibikugereho, kandi ibyo ngibyo dushatse twabishobora kandi n'Imana yabishoboye. Numvaga rero ntatinze bya kugira ngo nanjye shimangira kandi mvuga ngo amahoro n'umugisha by'Imana bikomeze kubana natwe, umunsi mwiza, ibihe byiza, imyaka 30 dusize dusigire imbaraga zo kuzakora indi irenzeho 30 bikubye kenshi, ariko n'imbaraga n'ibyiringiro bizatugeza mu gihugu cy'iteka. Izina rya Data